Ndabizi neza ko atari inshuro ya mbere cyangwa inshuro ya kabiri ugiye kongera kwirengagiza amakuru nk'aya ngaya, ukayumva akagutera agahinda n'intimba ku mutima, ariko ukayirengagiza. Kimwe nuko bishobora kuba ariyo nshuro ya mbere ugiye kumva neza aya makuru ukahereza agaciro kuva uyu munsi wa none, biturukanye nuko uzi neza amajwi y'imiborogo ari gutabariza mu mataba mu misozi ya Mulenge, Masisi na Rucuro na Walikale na Beni na Ituri. Aya ni amajwi y'imiborogo yuje agahinda kenshi cyane y'ubwoko butotezwa butewe nuko busa, nguko bavutse, ingano n'indeshyo n'imiterere n'imimerere yabo, bavangurwa n'abandi b'abanyagihugu bavukiye ku butaka bumwe bagakurira ku butaka bumwe, bakitwa ubwoko bumwe bw'abanyekongo. Haca agahe gato bagatangira kubavangura, bagatangira kubahata imihoro, ibikanu, amajosi byose bagarimbura bagashyira hasi, bagatangira kubahata imihoro, ibiboko, inkoni nyinshi zitagira akagero. Abandi bagahindurirwa amazina, bakareka kwitwa abantu bakitwa impunzi, bagashwiragira ku misozi, bakazirana imisambi mu bisambu bitari n'ibyabo, bitwa Abatutsi, Abanyamurenge, Abahema. Nkoresheje ururimi bavuga ngo ni Abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, aha nabangiye gushyigikira bamwe mu bapfobya bakanahakana jenoside yakorewe Abatutsi b'Abanyekongo. Ibi reka tubivugeho. Kubera yuko hasa nk'ahari politiki imaze kuzenguruka no gukwirakwira mu baturage batuye iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kwanga urunuka ubwoko bw'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, cyane cyane Abatutsi n'Abanyamurenge n'Abahema. Kubera yuko mbizi neza ijana ku rindi ko hari bamwe mu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda batoteza abandi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bagendeye kuko ngo ari Abatutsi, abandi bakaba Abanyamurenge, abandi bakitwa Abahema. Ibi ntago byabakoze mu mitima cyangwa se ku marangamutima yabo, bahisemo kubita ngo abenegihugu b'u Rwanda baje ku butaka bwa Kongo. Ndabizi neza ko bavukiye kuri ubu butaka, bakomoka kuri ubu butaka. Ndabizi neza ko iyi ariyo nkomoko yabo, nubwo bavangurwa bagashaka kwirukanwa ku butaka bwabo, bagahitamo kwicwa aho kugira ngo babure gakondo yabo aho basokuru babo bahambwe, nabo byarutwa bakahabahamba. Nyamara inkiko nkuru za ICC zizi neza ko habaye jenoside yakorewe Abanyamurenge n'Abatutsi n'Abahema bo muri Ituri no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara y'Iburasirazuba. Ariko kubera yuko yabuze igitutu ndetse n'izindi mbaraga zivuye ku rubyiruko rwo muri iyi miryango yabuze ubuzima, batereye iyo ngiyo. Izi raporo zarasubitswe, izindi zirubikwa kubera ko nta muntu uzifite uzikurikirana. Ese nawe biguteye agahinda kuba uri umwe muri uyu muryango w'abatotezwa muri iki gihugu, ariko utagira uruhare no kuvugira bene wabo bapfuye no guhereza agaciro k'igitonyanga kimwe cy'umuntu w'iwanyu cyamenetse azira uko asa n'uko ateye. Bashaka kubasiba no kubakuraho burundu. Ariko se nizihe imbaraga zawe mu kugira ngo wumvikanishe ijwi ry'umuborogo, aho dusa nk'aho turi kuvugira mu misozi tukagarukirwa na Nyiramubande, abo turega bigasa nk'aho aribo turegera? Ese ubushobozi baturusha twebwe nta kintu twakora kugira ngo bumvikanishwe ijwi ry'akarengane ryacu? Nuse tuzemera kuzima baduhonyore kugeza igihe ikirenge kizaviraho kigatandukana n'ukuguru, tukaba ibicumba, tukabaho turi impunzi, tukabaho turi inzirakarengane nyine, tukabyemera iryo zina rya innocent, inzirakarengane y'Umututsi n'Umunyamurenge n'Umuhima b'Abanyekongo? Cyangwa se tuzemera kwitwa Abanyarwanda nk'uko babivuga ngo kubera ko dufite isuku, dusa neza, dutekereza neza, twifuza iterambere mu gihugu cyacu, ubwo turi Abanyarwanda? Oya, ibi bigomba kuzahinduka, ariko bigomba guhindurwa nanjye, nawe na mugenzi wawe. Twese dutezwe impagarara n'agahinda n'amaraso y'umuntu wamenetse, uri gupfira mu Minembwe, undi agapfira Masisi, Jomba na Rucuro na Ituri. Nyamara nubwo wicaye aho ngaho uri kureba imiturirwa, iwanyu niho heza. Biranashoboka yuko hari igihe kizagera ukazisanga iwanyu wanze guteza imbere uyu munsi wa none
no kuvuganira imiryango yanyu uyu munsi wa none, ukazahisanga aricyo cyaro cya nyuma cyakabaye cyaratejwe imbere nawe uri kugipfobya uyu munsi. Nyamara aho waba uri hose ariko utari iwanyu ntabwo waba witwa umuntu. Ushobora kuba witwa umwimukira, umwene gihugu ufite ubwene gihugu kuri icyo gihugu wahungiyemo, cyangwa se ufite nk'ubwene gihugu. Ushobora no kuba witwa impunzi nk'uko benshi uyu munsi muri twebwe bameze. Ariko bigomba guhinduka, buri wese akagira aho abarizwa hahoraho hitwa iwabo. Washaka kujya muri ayo mahanga ukajyayo ugiye kwiga no gushakaho izindi nyungu za buri munsi nk'uko nabo babigenza, ariko ufite aho utaha witwa umuntu, ufite ikarita y'indangamuntu, kuruta uko wagira ikarita iranga impunzi. Ikarita y'impunzi, oya, nta gihugu na kimwe cyashobora kukwihanganira kugucumbikira imyaka 50 ngo uzabeho nk'uko ubishaka, uture nk'uko ubishaka, urye nk'uko ubishaka, imimerere n'imiterere n'imyizerere yawe bibeho nk'uko ubishaka, kandi ufite igihugu cyanyu gakondo. Nabo byazagera igihe bakarambirwa bakavuga ngo uyu mushyitsi kubera yuko yashyimye ubushyitsi reka tumwereke icyo gukora, bakakwirukana ugatamo kujya kurwanira uburenganzira bwawe. Kimwe nk'uko hari imiryango cyangwa se bamwe muri twebwe banze kwakira amateka yo kwitwa impunzi n'izina kwitwa impunzi, bagahitamo kujya kurwana kugira ngo nawe uyu munsi wa none ubone ubumuntu witwa umuntu, ugira aho ubarizwa, na ya leta itaguhereza agaciro itangire kukubaha no kukubahisha ku ruhando mpuzamahanga. Nyamara ibi ngibi Felix Antoine Tshisekedi ntabikozwa. Arashaka ko dukomeza kwirukanka mu bisambu, ashaka ko dukomeza kuba mu tugonyero tw'utuzu, ashaka ko tugomeza kwiga imico y'andi mahanga kugira ngo umuco w'iwacu uzadushiremo burundu maze tuzime tuve ku isi. Tuba abanyamahanga batagira iwabo, batagira ababarizwa, bwa bwoko bora buzerera ku misozi nayo itari iyabo. Ashaka ngo tuzahore duteze amaboko gusa, dusa nkaho twabimenye kera. Gusa bamwe muri twebwe ntabwo barabyakira ko buri wese agomba kugira uruhare mu kumvikanisha akarengane duhura nako muri intara y'Iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nahanjye nahawe uyu munsi wa none kugira ngo tugire icyo duhindura. Ese koko iyo wicaye ubona nta musemburo wawe waza gutanga uruhare n'umusanzu mu kumvikanisha ijwi ku ruhando mpuzamahanga mu miryango mpuzamahanga yita ku binyabuzima ndetse n'ikiremwa muntu? Ese ubundi twe turi abantu ko nta muryango witwa ku kiremwa muntu utwitaho? Ese nuko amaraso yacu adasa n'andi maraso y'abandi? Cyangwa nuko tudahereza agaciro bene wacu bapfuye, bityo n'abandi bakagombye kubaha agaciro, bakavuga ko niba ba nyirabyo cyangwa se ba nyiri iyo miryango niba batayihaye agaciro natwe tutagomba kwiterera mu bitatureba, bakabijugunya iyo ngiyo, ahubwo bakita ku mabuye atabye ku butaka bwa ba sokuru n'imitungo kamere. Bisa nkaho kamere yacu itwemerera ko mu mahanga tukaziberayo, igihe cyo gutaha cyazagera tugataha, ariko se ubundi twataha tujya he mu gihe tutagize uruhare rwo kumvikanisha akarengane turi guhura nako? Ese ubundi uhagurutse nkahaguruka, agahaguruka, tugahaguruka twese, tukavuga, tukarwana, tugashyigikirana, ntihagire uwitiza igihugu cy'abandi, kubera ko dufite gakondo yacu ariyo Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ijwi ryacu ntabwo ryakumvikana. Ese abantu 100 bahagurutse bakavuga, bakavugira rimwe, bakavuga ikintu kimwe, ko bazira ikintu kimwe, ntabwo byakumvikana. Kuruta uko hapfa miliyaride z'abantu b'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko biganjemo mu bwoko bw'abatutsi n'abanyamurenge n'abahima, kubera yuko ndabizi neza ko hari ubwoko bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda rutoteza bene wabo babita abatutsi ngo n'abanyamurenge n'abahima. Ese
ese ubundi kuki ari twebwe bwoko bugamijwe kwicwa burundu? Ni uko ari twe twitonze tuberewe no gukatwa amajosi no kurimburwa. Aho usanga ijosi ryatandukanyijwe n'igihimba, imyanya y'ibanga yajugunywe ku gasozi, inkongoro n'ibisiga aribyo byitwarira imibiri y'abacu, bisa nkaho tudafite ishyari n'ishyaka ryo kurwanira bene wacu. Bisa nkaho dusa nkaho tugisinziriye, tuzakangurwa n'imbugita n'imihoro biri ku majosi yacu, tukabona gutabaza, dutabariza uwifuza kubona ko dutabaza. Ese bizarangira gute? Ese duhagurutse hari icyahindurwa? Ese ubutumwa busakaje bukagera kuri umwe wese hari icyo bwatanga? Ese kuba njyewe uri kubivuga ndi umwe ntarabona abandi nk'ijana babivuga babonetse hari icyo byatanga? Ndabashimiye. Nitwa Munashi Tofauti.